mwiriwe mwakoze cyane kugira ngo mutwakire uyu munsi korari namwe turabashimira ibyo ni ibintu byiza cyane ndashaka kubakira ku magambo hano iyo bampaye mu mazi iminsi mukurikira ariyo harvest cyangwa gusarura mbese ubu ngubu iremera muri mu bihe by'amasarura sibyo ra ariko ubundi no mu kinyarwanda ngira ngo iki ngiki nicyo gihe dusarura abandi abahinga bagihinga muri twebwe turejeje sibyo ra nkange nejeje ibijumba narahinze rwose bifatika kubera ko ngira abana benshi ubwo rero umuntu agomba guhinga ibintu nk'ibijumba kugira ngo ubone uko wasapotinga urugo runini rero turajya muri Yohana igice cya 15 Yohana igice cya 15 nkunda Bibiliya ni igitabo kibamwo ibintu byiza cyane ni byiza ko umukirisitu ugira umuco wo gusoma Bibiliya gusa nubwo waba kuyisomera kugira ngo igufashe kuko mu gusoma Bibiliya Imana ivugana natwe Imana yashyizemo ijambo ryayo Bibiliya rero iradufasha cyane ubundi mbwira abantu no kuza mu rusengero waza ukazana agakaramu ndetse n'agatabo kugira ngo akantu umva kagufashije niba uzi kwandika ukandike nabonye hari ibintu bibiri iyo utazi kwandika abantu batazi kwandika hari akantu nabonye bagira kandi benshi batazi bafata vuba cyane ubwo rero nawe iyo ubonye utazi kwandika ushobora gufata mu mutwe noneho ibyo bintu bikabihindura ibyawe turi kuri Yohana igice cya 15 nimwibuke ngo theme dukurikirana iravuga ku gusarura kandi tugasarura imbuto nyinshi cyane kandi zitinda imbuto nyinshi cyane kandi zitinda murongo wa mbere uravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni ko mutamfasha ugira ate uhingira reka dusengerere ijambo turagushimye cyane mwami Mana yacu tugushimiye iki gitondo turagushimira uyu munsi mwiza uri mwaka zuba gake n'amafu nayo meza dufashe kugira ngo twumve ijambo ryawe kandi ryubake imitima yacu kubwa Kristo umwami wacu amen ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo uhingira ndenda ngo mwumve rero hano ibintu bitandukanye uyu nguyu ni Yesu uvuga ni uvuga mu gice cya 15 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana maze igihe kinini nsoma ubutumwa bwa Yohana ngenda mbusubiramwo biranejeje rero kuba ndibuganire namwe kino gice nakifuje kuba mfite nk'iminsi myinshi cyane tukanyura hamwe uhereye muri Yohana igice cya mbere ukageza ku gice cya nyuma harimo ibintu byinshi cyane ahangaha naho sindi bushobore kugera kure ariko nibura ndagera nko ku 30 reka dutangire gutya ndenda ngo murebe ko ari Yesu wivugira ubwe ni utangiye avuga aravuga ngo ndiki ndi umuzabibu umuzabibu ni igiti cyera imizabibu ngo ndi umuzabibu w'ukuri bese nige muzabibu w'ukuri nige giti cy'ukuri akomora gafashe neza iwacu babaga bashaka ko ntibagirwa ndi muto nari active cyane narakubaganaga ingize umugisha ko bene wacu ariko barahari mwokagira Imana ngiye kubivuga bya bindi bya kera ariko ndi muto narakubaganaga cyangwa nari active cyangwa nari umunyabwenge bari ko mbivuga sibyo ra noneho babaga bagira ngo ntibagirwa kuko barantumaga nkibagirwa atarambwiraga ati rero shuna kugutwi ugafata urya kugira ngo utibagirwa ukagira ute ugashunaho bituma utibagirwa none ndenda ko namwe hano mutibagirwa ibyo Yesu avuze
aravuze ngo ndi umuzabibu, nimushune ku gutwi mutibagirwa kuko ako tugiye kugasiga aho ngaho. Aha, nimwumva igice cya kabiri rero. Kandi data niwe nyirawo ugira ati. Aha rero turimo kubonamwo ibintu bibiri. Yesu ni igiti cy'umuzabibu kiri mu murima, kandi uwo murima ni uwande? Ko mutansubiza? Ni uw'Imana. Ngo Imana niyo uhingira. Ntabwo ari umurima uhingirwa n'undi muntu uwo ari wo wose, ariko ni umurima uhingirwa n'Imana. Imana yaremye byose, ikarema ijuru n'isi, yarangiza igashyiramo n'ibirimo byose. Nimwumva uwa kabiri nawo rero. Uwa kabiri, ishami ryose muri rye ritagira imbuto agira ate? Arikuraho. Iryera imbuto ryose akagira ate? Aha, akavuga ngo niwe muzabibu w'ukuri, kandi ngo nyiri umuzabibu ni Imana. Kandi uwo muzabibu ngo ugira amashami, ayo mashami ngo nyiri umurima. Twavuze ko nyiri umurima ari nde? Hariho abatashunye ku gutwi umurimo wo kwibagirwa rero. Nyiri umuzabibu ngo ni Imana. Noneho ngo ishami ryose asanze ritera imbuto nziza cyangwa ritera imbuto mu gihe gikwiye, ngo agira ate? Ararikata cyangwa araritema. Muracyabyibuka? Nimukate ndebe. Aha, arikata gutya cyangwa akaritema atya. Mwabibonye? Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho. Iryera imbuto ryose arigira gute? Kubera ko iki Kinyarwanda kiragoye, ni abakonyine bake bazi kukivuga. Ngo amahage ngo ayakuraho. Ubwo jye navuze amashami kugira ngo mborohereze mvuge Ikinyarwanda cyo muri iyi minsi, kugira ngo rirusheho kwera. Umurongo wa 3 uravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Murimo kubyumva? Ubwo rero harimo abantu batatu ndimo kubona muri iyi 30. Uwa mbere ni cya giti cy'umuzabibu, uwo twasanze ari nde? Ni Yesu. Hanyuma uwa kabiri ngo ni nyiri umurima uwuhingira, uwo twasanze ari nde? Harimo undi wa gatatu bavuga ngo umaze kwezwa n'ijambo, uwo ni nde? Ni jyewe nawe. Urimo kumva ukuntu hano hantu ibintu bikomeye? Noneho rero ndenda ngo dusubire kuri rya jambo ryacu twavuze, harvest cyangwa gusarura. Gusarura biza gute? Abantu benshi bakunda gusarura, kuko mu Kinyarwanda gusarura ni ukujya mu murima ugakuramo imbuto zeze. Niba ari ikigori, ugerayo ugasanga ikigori kitangiye kuma cyangwa ukakireka kikumaho gatoya. Kugisarura ni ukugitema ukagikura mu murima ukagitwara mu bubikiro cyangwa se ukagishyira aho gikwiriye kuba kiri. Abantu b'iki gihe rero bose bakunda gusarura bose, ariko ikintu kimwe mutaramenya, gusarura ni ikintu kiza nyuma. Mwari mubizi? Abafite udukaramu nimwandiki. Mbere yo gusarura hari ibintu byinshi biba. Icya mbere ni ugutunganya umurima. Turizera ko muwufite. Mbere yo kujya kuvuga gusarura, icya mbere ubanza gutunganya iki? Ubwo hajyamo ibyo bita kubanjura. Kubanjura ni ugutema amasinde. Kanizere ko nimo kuvuga Ikinyarwanda cyumvikana. Ubanza nibyo ra? Nabicuritse? Ni ukurima. Hanyuma kubanjura byo biza ryari?
kubanjura niko kurima. Yego ndabizi, kubanjura niko kurima, ugatema amasinde bya bintu za binini, ndetse warangiza ugasubiramwo ugacoca ya masinde, kugira ngo numara kuyacoca urayimo kuyategurira iki? Oya, urimo kugira ngo yorohe azakire imbuto neza. Noneho iyo umaze gucoca ukurikizaho iki cya kabiri? Urasanza hanyuma ugatera. Ugatera iki? Imbuto zituruka hehe? Imbuto ziva he? Nimumfashe. Muri iyi minsi nabonye leta y'u Rwanda iha abahinzi imbuto izibirayi mu Ruhengeri. Ubwo twavuga ngo imbuto zose zituruka mu isoko no muri alimentation. Nibyo ra? Ariko urubuto rwa mbere rwashyizweho nandi, urwo rwabyaye izo zindi, rwaremwe n'Imana. Niba hari ikintu kuri iyi si kintangaza, ni ikintu bita imbuto cyangwa imbibu. Kubera ko niba ari ikigori, uzana akagori kamwe wagashyira mu itaka, ejo kakabyara ibigori byinshi. Ninde wagahaye izo mbaraga? Ubwo buzima buba mu mbuto, ubuzima buba mu rubuto ruturuka hehe? Reka maze mbabwire rero, uyu ni nk'umugani cyangwa ni nk'ikiganiro. Nari mfite murumuna wanjye yarapfuye, ariko yakundaga gusetsa cyane. Umunsi umwe twarajyanye dusanga mama arimo guhinga, arimo gutera imbuto z'ibigori n'ibishyimbo. Turamubwira mama, natwe turashaka gutera izacu imbuto, turina natwe guhinga. Aduha udushyimbo n'utugori, noneho duhinga iruhande rwe. Turangije dutera imbuto zacu. Nari mfite ubwira bwo kwenda kureba ukuntu agashyimbo kavamo akandi gashyimbo, cyangwa ukuntu akagori kangana guca kaza kuvamo igiti cy'ikigori, cyangwa icyo bita ikigorigori kinini. Murabyibuka? Noneho tumaze guhinga turataha nyuma ya saa sita, ndamubwira mama, turashaka gusubira mu murima kureba niba ibyo twahinze byameze. Yarasetse cyane ariyamirira, aratubwira ngo iyo umaze gutera imbuto urihangana. Nimumfashe munsubiremo iryo jambo, ukora iki? Urihangana. Nyamara turi mu gihe abantu bashaka gusarura, ariko nta n'umwe ushaka kwihangana. Noneho dusubira mu murima uwo mugoroba, twahinze mu gitondo. Aho twamaze gushyira imbuto zacu, turacukura, hagiye kuva y'agashyimbo kava yuko twagashyizeyo, katanakonje kacyumye rwose, n'utugori tuva yuko tumeze. Dusubira mama turamubwira, mama waduhaye imbuto zipfuye, imbuto waduhaye zirapfuye, n'ubu ntizari zamera. Arongera araseka aravuga ngo nimukora iki? Nimusubiremo iryo jambo. Iyo umaze kubiba ukora iki? Urihangana. Kuki wihangana? Kuki wihangana? Mumfashe tuvuge. Zimezwa n'iki ariko? Zimezwa nande? N'Imana. N'Imana. Rero umuhinzi kugira ngo uhinge neza, weze neza, tinge kweza kw'ibyo wahinze, nuko ukwiriye kuba uri muri partnership nande? N'Imana, ufatanyije n'Imana. Nyamara abantu benshi bashaka gusarura, ariko Imana batarayihaye akanya ngo ujye muri kwa guhinga kwabo. Turababara dusubira mu rugo tuti, imbuto waduhaye wadutoranyirije izipfuye. Buracya turongera dusubirayo ngo turebe ko hari akantu nibura kavuyeyo. Ku munsi wa gatatu twagize ibyago, noneho dusanga inkware murazizi, n'utunyoni dutoya abavugiye mu mujyi mugira ibyago. Ubwo iyo mbabwira tagisi, cyangwa nkavuga interneti, cyangwa nkavuga koranabuhanga n'ibindi mwari kunyumva. Ariko inkware, abazi inkware nimugire gutya ndebe, nimusubize. Abatazi inkware namwe nimugire gutya ndebe, ndahira ko atari mwebwe benshi. Inkware ni akanyoni kameze nk'inkoko, gakunda kujya mu murima
kagatoragura iby'abahinzi bataye hejuru. Ku munsi wa gatatu dusubiyeyo dusanga inkware ziriyo ziratoragura bya bindi ejo twakuye ikuzimu tubita hejuru. Turangije ducika intege, mbwira murumuna urabona bya bindi byose twataye inkware yakoze iki? Yabiriye. Turataha tugenda tubwira mama ngo inkware yabiriye byose ni ibyawe, nushaka uzibukire nta na kimwe kirimo. Aratubwira ngo inkware umuriro wagiye cyangwa imbizi, ngira ngo nibampe indi mikoro nziza. Ati inkware ibyanjye aho nabishyize ntago zishobora kugerayo kuko ntizihazi. Murabyumva ra? Inkware ntizihazi, ni kure cyane. Inkware ntago zigira skaneri, ntizishobora gusikana ibiri kuzimu ngo zibirebe. Wapi? Amaso yabyo yazo areba ibiri hejuru gusa. Noneho turababara, turangije turigendera tujya ku ishuri. Hashize amezi 3 turi mu kiruhuko turagaruka dusanga mama arejeje ibigori bye bireze. Arakoze. Dusanga ibigori bye bireze bimeze neza. Aravuga muze murebe namwe ibyanyu bireze. Kumbe cya gihe twatakuraga dutakura hari ibyasigaye hasi, inkware zitabonye natwe tutabonye. Imana yaje kuzana imvura ikwiye, Imana izana izuba rikwiye, bya bigori birakura. Ka kabuto kangana gutya kavamo igiti cy'ikigori. Ikigori kimeraho ikigori giheka n'ikindi. Akagori kamwe kavamo ibigori bingahe? Binini, bifite ibindi bigori byinshi. Wa wundi wateye rwa rubuto muri ayo mezi 3 yose wakora iki? Akora ikira? Arihangana. Uyu ameze nk'umunyamasengesho ufata isengesho rye akajya imbere y'Imana akavuga ngo Mana ungirire neza, nashimishijwe n'aba bana bacu twashyize aha ngaha bamaze kubona bagenzi babo. Hari abandi muri mwebwe mukiri mu masengesho mutarabona. Urazi ko bisaba kwizera. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere uravuga ngo kwizera ni ukumenya neza ko ibitagaragara byose, ibyo tutabona, nibyo bibyari bigira gute? Kuko haravuga ngo ibigaragara byose byavuye mu bitagaragara. Ibyo bitagaragara rero ni rya jambo nsenga rikansohokamwo rikagenda rikajya ku Mana kandi ijisho ryanjye ritarireba, ariko rya sengesho rikagenda. Kubera ko Bibiliya iravuga ngo amasengesho yacu agira ite? Ngo aragenda akajya ku Mana, ngo ameze nk'umubavu mwiza mu mazuru y'Imana. Ngo wa mubavu mwiza ngo uragenda ukazamuka, ndetse mu byahishuho haravuga ngo hari bawero mu Kinyarwanda ni bawero ya yindi urwabya. Iwacu tubwita ubusosi. Ngo ubwo busosi bwiza nibwo Imana irundanyamwe amasengesho y'iki? Y'abantu bayo. Amasengesho yacu yazamutse akagera mu ijuru, agerayo yahindutse ikintu gifatika, ntabwo riba rikiri ijambo gusa. Abenshi muzi processes y'imvura. Murayizi uko imvura ibaho? Ntabwo nzi science bihambaye kuko niziyoboka Imana, ariko abize science baravuga ubu ngo ngewe iyo mpumetse nawe ugahumeka, n'izuba ryarasa rigakubita ku mazi, byose ngo bihinduka umwuka bikazamuka. Byagera hejuru hakonje bigakonja, izuba ryabikubitaho bigahinduka imvura ikagwa, tugashima Imana. Aya masengesho yawe usenga nanjye yo nsenga arazamuka, yagera imbere y'Imana agahinduka reality. Murabyumva? Bamarayika bakayarundanya bakayashyira muri za nzabya cyangwa muri busosi cyangwa muri bawero. Igihe cyagera yamanuka yatugeraho hakaza ari igisubizo. Ariko abo ngo nabasengera muki
mu kwizera. Mwankumi imwe n'abasore rero batari bafatisha kabisa nimure kuri sengesha imbere y'Imana. Mu minsi mike rizagaruka ari umusore utagira ukwasa cyangwa ari inkumi nziza nk'izi ngizi mwahoze mubona aha ngaha. Haleluya. Mbere rero yuko tuvuga ngo twebwe tugiye gusarura hari ibindi biba byabayeho mbere, ariko abantu b'iki gihe mukunda gusarura basi, ariko ntabwo mukunda guhinga. Kandi guhinga ni process, kandi guhinga biravuna. Uzicyuya kiba mu guhinga izuba rigukubita, uzi imvura igusanga mu murima utayiteguye, uzi uko gutegereza ko kwihangana ikintu wagitaye mu itaka ugisigayo, ukagenda wizeye yuko kizamera, yuko Imana izazana imvura mu gihe gikwiye, ikazana izuba mu gihe gikwiye. Nigeze kuba nari nkigisha hano hepfo kuri Matazi ntuyi Gikondo. Umunsi umwe ku mugoroba ndataha nezerewe rwose, ndi mu mwuka cyane. Ndagenda ngeze ahantu bita kuri Rwandex, nkasanga abasore babiri, ngira ngo barabaha ni Remera, sinibuka neza, ariko nabonaga mbazi ku maso. Bansaba lift, ndahagarara mbashyira mu modoka ndabajyana. Mbajyanye batangira kumbwira ngo yo pastori, uri umupastori mwiza cyane, uvuga ubutumwa tugafashwa, Imana ukatugirira neza. Kumbe barimo barakurura telefone yanjye, bazi rero ko bavuga butumwa iyo mubwiye ngo avuga neza ubutumwa ngo hoho ndi Gikondo. Abantu benshi muramuza Kidikoni Jafet n'abagenzi be baraje barambwira ngo ariko pastor uvuga neza ubutumwa, ariko uvuga nk'abangirikani, wibagirwa kuvuga ngo haleluya, wibagirwa kuvuga ngo amen, ngo Bwana asifiwe. Ubu nsigaye nkashyiramo haleluya, Bwana asifiwe. Ntiwumva ko mugakunda? Ubwo saba ntibamfashije ngo kagira Imana mwe. Noneho abo bana tugeze imbere bavuga ngo ngo twibagiwe ko turi busure masenge hariya, ngo duhagarika aho ngaho. Ndabahagarika ndagenda, ntagereza ko telefone yanjye ivuga, ariko noneho abantu bibagiwe ko nkirihora telefone yanjye iri nsanga abasore bayisaruye kare bayijyanye. Turi mu gihe abantu benshi bakunda umusaruro, abantu bakunda umusaruro basi, abantu bakunda gusarura. Ariko iyi process yo guhinga yo twavugaga yo kubanjura no kurima n'amasinde no gusanza no gutera imbuto no gutegereza imvura no gutegereza izuba, ntabwo abantu bakibishaka. Ntabwo abantu bakibishaka, bashaka ibyahiye gusa baze kurya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo niyo mpamvu ubona mugira indwara zidasobanutse, mukagira n'ibindi byago, nuko murya ibyo mutahinze. Murabyumva ra? Cyane rwose. Ubwo rero iyo tumaze guhinga turihangana tugategereza ko ibintu bizamera. Byamara kumera tukihangana tugategereza ko bikura. Byamara gukura tukihangana tugategereza ko byuma cyangwa ko bihisha. Niba ari igitoki ugategereza kubona ko kimaze kuba igitoki cyatemwa. Niba ari ikigori kareba niba ari ikigori cyaribwa cyangwa cyakotswa cyangwa kizategereza kikuma. Murabyumva mwa abantu b'Imana mwe? Ngaho nterera nkubitira gapfunsi mugenzi utari kuheruka ryari kwihangana mumbarize. Mumbarize. Nimwumva umurongo wa 4. Uravuga ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri jyewe. Murabyumva ra? Yesu niwe muzabibu, ise ariwe Mana niwe nyiri umuzabibu, natwe turi amashami.
akavuga ngo rero nta kintu ntimushobora kwera imbuto izo ari zo zose mutagumye muri jyewe, ngo mugume muri jyewe nkuko nanjye nguma muri data. Ariko abenshi bararambirwa bakavamo vuba vuba muri data bakirukanka bakagenda. Wamushaka ukareba wa mukristo wabaga ariko ari hehe, ugasanga yaragiye. Nahoze hano muri service y'Icyongereza nanezezwaga n'utwana twinshi, nabonye hari tukiri utwana, ariko Mr. harakana bita Aneti kahoze kayobora abandi bana, ndakita kana ariko n'umugore, sinzi niba muri abo bana hari mwabana be, ariko Aneti yari hano ari umwana mutoya, arakomeza arihangana, aza kubona umugabo, ngira ngo bashingiriwe ahangaha, baguma hano muri uru rusengero, bahabyarira abana, none n'abana babo bari muri iyi Sunday school. Hallelujah. Uko nukuguma muri nde? Hari undi mudamu wabaga hano namusanze i Remera muri 98 dutangiye kwenda kubaka hepfo hariya. Uwo mudamu bari hano nakububu nanjye kuvuga ngo n'umukecuru, ntabwo ari umukecuru, aracyari umugore muto kuri jewe, ubwo yenda bakiri bato mubona n'umukecuru, ariko izina rye ryanyibagiye. Ariko bari hano akora uturimo twaha abantu bamutuma ku cyumweru, ubundi aba yambaye akanifomo, ariko mu yindi minsi umusanga ahangaha gutya, ntabwo nzi ukuntu abaho, niba ubwo yenda imana zituruka mu ijuru, ariko bari hano. Si Mariyeti niko yitwa, sinzi niba ari uwo nguwo, ariko yagumye hano. Ndahamya ko na Yesu naza ashobora kuzamusanga i Remera. Murabyumva mwuka agira Imana mwe. Ariko bagenzi be bagiye hehe? Hari abantu bavuye i Remera nasanze Kabuga na Masaka, abo barimutse birumvikana. Ariko abatuye hano twabonaga tutakibona, mwe mwagiye hehe? Ngo mugume muri jye nanjye nkuko. Ikigusetsa abantu b'iki gihe, ibintu barabitangira bigashyuha, umuntu agatangira business agashyuha. Hambere angana arimo kubaza umwana wa mushiki wanjye atuye Mbarara. Nagiye ubushize nsanga afite akaduka gato yakoze, umuhungu w'imyaka 27 afite akaduka ke. Nshima Imana. Shema, ufite iduka ryawe te? Enda nkongereremo amafaranga. Mwongereramo. Nsubiyeyo Shema, rya duka ryacu riri ati duka narariretse, ubu ndagurisha ibibanza. Ntabwo mvuga ngo abacuruzi mwe kudahindura business, ariko hari ubwo uvamo vuba kandi imvura yari ihitse igiye kugira gute kugwa, wowe ukavamo, imvura yagwa abandi bakeza, wowe ukagira gute? Wajya kugurisha ibibanza, imvura izagwira bari mu bibanza ikaba ikibura imyaka ingahe? 2. Kandi imvura igwira abandi bari mu buduka ikabibuza iminsi ingahe? 2. Wowe ukavamwo vuba. Turi mu gihe abantu batakenda kugira ngo bagire uwo mwanya wo gutegereza process yo kuzasarura, yo gusarura. Ubu ngubu mwese je ntago ndabona umuntu utazi kurisha ikiyiko. Natwe twari abakonyine, iyo duhaye ikiyiko please tuzi icyo gukora pe. Mbere barambwiraga ngo ikanya ngo bayifata gutya, ngo hanyuma umushyo bawufata gutya, nubwo ntazi gufata ikanya n'umushyo n'iryari na Burayi, kubera aho umunwa wanjye uri ndahazi, ntawe ugomba kuhanyigisha. Bantu b'Imana, nimureke tugendane n'Imana. Imana ibintu byayo binyura muri processes, sinzi impamvu. Ubu rero turi mu gihe mu Cyongereza twita ngo ni instant culture. Instant culture muzi cyari cyo? Iyo nshatse internet ngira gutya nkafata telefone yanjye ngahamagara umuntu uri muri Amerika ako kanya. Ariko muri 92 na kangahe? Oya, 2002 internet ikiza, washyiragaho ngo hamagara umuntu uri hanze kabanza kavuga ngo kwi. Murabyibuka? Abenshi ntago mwari mwakavutse icyo gihe. Ariko ubu ngubu nkoraho gutya bikagira gute? Amasahana yose turiraho n'udupapuro. Iyo maze kurya ntago byo kujya koza amasahane ntago birimo, ndayikanja gutya nkayijugunya muri pubere, kubera ko ejo nzabona indi. Twagera no mu Mana tukenda ngo twapurike iyo processes.
ariko iby'Imana bibamo gutegereza imbuto zigakora iki? Zikera, zikamera. Ntabwo imbuto zera, imbuto ziramera zigakura, hanyuma tukazaza kugira gute? Gusarura. Ariko uzi kujya gusarura, uzi umuneza neza wo gusarura ibintu byeze. Uwo muneza neza murawuzi. Mwe kuzamera nk'abashumba. Kera tukiragiraga inka, twinyuzaga iruhande rw'urutoki buhoro buhoro turagiye, ariko turi ijisho ryacu riri ku gitoki cyaba cyanetse, mukareba gutya mukareba gutya, nutazi gusimbuka igitoki cyanetse warasimbukaga tu ukagikurura ukagikonda. Turi muri generation ikunda gusarura. Nimukunde kubiba. Kubiba ni igitangaza. Ariko uzi usarura ibyo wahinze, hari umuneza neza bizana, hari akantu ka morali bitera ntakubwira. Reka tujye ku murongo wa 5 nsoze ntaza gutinda kuko dufite igaburo ryera mu kanya. Haravuga ngo nijye muzabibu, namwe muri iki? Mugume muri jye. Nanjye nkagira nte? Aha, nawe akagira ate? Nimuguma muri jye muzera imbuto nyinshi. Nimuguma, kuguma, iryo jambo muraryumva? Kuguma, gutegereza, kwihangana, kumara umwanya kugira ngo imvura igwe n'izuba rive mu gihe. Ngo nimuguma muri jye, nimutavamwo vuba vuba, nimutavamwo vuba, mugume muri jye. Hambere ahangaha naje hano nkora komenti, abantu barandakarira, banyohereza message nyinshi cyane, kuko naravuze ngo abanyagahini muri hehe ko mwavuye mu itorero ryanyu, Imana yabashaka mukabura, mwabure kagenda ikizanira abakonyine ba Amooti n'abandi twese katuzana, mwarangiza mukavuga ngo iki mwagikoze nabi, ngo igitabo cy'amasengesho mwagisomye mugicuritse, none wowe ubizi kudahari uraturenganyiriza iki? Natwe ko ari byo tuzi mwokagira Imana mo. Ko mwagiye vuba, mwagiye hehe? Nimugaruke. Icyo nashakaga ko ari ukubabwira ngo nimugaruke, Imana yacu iracyabategereje. Ngo n'amaboko gutya, ngo nimutebuke. Murabyumva ra? Iteze amaboko kuko ni umubyeyi. Ngewe sindabona umubyeyi nk'Imana. Hariho ngo abantu bavuga, bamwe ngo batinya no kuza mu rusengero, ngo kubera ko Imana ngo ni nk'igisaza kiri mu nguni hariya, ngo gifite igikone gitegereje guhonda mu mutwe umwana wese ufite imico mibi. Ubwo ndavuga umuntu wese utitwaye nabi. Ntago iyo ari yo Mana yacu. Imana yacu ni umubyeyi, Imana yacu ni imfura, Imana yacu ni nziza, Imana yacu igira urukundo, Imana yacu duhora hafi kuruta undi muntu wari we wese. Reka mbabwire n'akandi kantu kantangaje muri iyi minsi. Uzi kuko ndushaho gukura, ko ariko ndushaho kugenda negerana n'Imana, nkumvira nyegereye kurushaho. Uzi kuko ndushaho gukura mu myaka, ariko nubwo baburi kugenda bugabanuka. Nimureke tuyegere, ariko tuze twihanganye, twe kubivamo vuba vuba. Mu gihe gikwiye tuzasarura tudakozwe n'isoni. Murakoze. Twongeye nyakwa Bishop amashyi. Hanyuma hejuru ya byose tugaha Imana icyubahiro, tunayishimira dukoma mu mashyi menshi, ntacyo byadutwara.